gake bizagenda bigaragara ko Bunyoni ari kuzira duel na perezida, ndetse ko ibyo byaha bindi avugwaho bizaba bito kurenza kutumvikana na perezida. Nabishingiraga kuri experience yo kureba uko muri aka karere bigenda iyo perezida ushatse ko urutugu rwawe n'urwe bireshya, by'umwihariko aba perezida babazwi mu gisirikare atari abasivili, none ukagerageza kumuzanaho urutugu rubyimbye nawe ufitanye isano n'igisirikare. Buriya perezida w'umusirikare cyangwa kibayemo Bunyoni buri utanagira ngo utanumva ngarakomeye gutyo ngo ugire ngo Burundi abarundi bose baramukunda. Oya, hari benshi bamushinja kwishyira hejuru no kwiyemera cyane bijyanye n'ubutunzi bwinshi afite n'ingufu yari afite. Uwo muntu rero kumbwira ngo uramurekuye ngo nuko bakubwira ko diabete ya kabiri imeze nabi, izo nkiko ni wowe uzishyiraho. Ubwo abantu ndabizi babandi batukana ruri buzagatukana ngo inkiko ngo zirigenga ngo perezida ntahahurira n'inkiko, bitangira gutya nka kwihorera. Turi muri Afurika shefu, kwibeshya ngo urashinjwa kugirira nabi perezida warangiza ngo ukeneye kuba umwe. Benshi mu baciye batanga ubuhamya. Nari mfite ikibazo cyo kubura urubyaro kubera ikibazo cy'imisemburo mike nari mfite, naje kugana ivuriro Everlife riramfasha, ubu nanjye mfite umwana. Mu ivuriro Everlife nayivurije ibibazo by'umwijima n'iby'amabanga y'abashakanye. Mwabyiyumviye, ni ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo ku mashyirahamwe rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi icyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga kuri 0788 Everlife, icyizere cy'ubuzima. Turabasuje, turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Twizere ko mukomeje kugira amahoro. Yves, na amahoro nawe? Bidakabije. Kuwa mbere bite? Kuwa mbere meze neza cyane. Kendi nabonye umwanya wo kuruhuka no gusura inshuti n'abavandimwe. Wambaye nk'umuntu uvuye muri Sauna? Oya, ntabwo nagiyeyo. Ntabwo nagiyeyo, ariko amakuru mfite nuko hameze neza cyane. Ndetse iki cyumweru hari ibintu ashobora ngo kongeramo by'ibinyabazungu. Ibinyabazungu ubwo twebwe abanyarwanda raduheje. Uzi ya matapi yo muri sauna umuntu ashobora kugiriraho imitsi, ariya buriya yoza ibirenge, ameze nk'utuntu, afite utuntu tumeze nk'udushinge, nk'utwinyo. Yego, hari n'amakamambiri ameze gutyo. Ariya matapi rero icyiza cyayo uretse kuba akoza ibirenge kubera cyacyunzwe cyo muri sauna kiba kimanuka ugakandagiraho, anafasha ibirenge guhumeka, agenda afungura utwengeho. Noneho hari n'abantu sauna abantu bakunda kuyitindamo, ntabwo ari byiza gutinda hejuru. Hariya hejuru niko haba hashyushye cyane, uko rero ugenda utindamo biba ari byiza ugenda umanuka. Rero hari n'igihe uza rwose ukaba uhiyicariye cyangwa ukaba ugaramyeho. Amakuru mfite rwose ngo yaradutumye, nimba ari mu Bushinwa nimba ari Dubai ntabwo mperuka kumubaza, kandi bashobora kutugeza mu Rwanda muri iki cyumweru. Nsobanuye ngo rero iki cyumweru gishobora gusoza abantu bajyayo bameze neza cyane. Na wa musaza wambwiraga ubwo ni breaking ngutanze, umwe wo mu gikoni. Yaraje? Yaraje. Sure. Maestro yambwiye ati yewe yambashye tufite imyaka ingahe, ariyumva rwose. Uramusaza? Ndamubwira ati iyo ngiyo ni munsi gato experience mfite mu gikoni. Afite experience y'imyaka irenga iyo mfite. Experience ngafite mu gikoni irenga imyaka mfite. Kandi yamukunda uvuga reka nihangane ntatangira icyumweru nabi. Ubwo yabayerokereje ba data. Kandi yamukunda. Iyo myaka. Uwo musaza ngo ni inzobere mu kotsa. Umva ko wajya gushima uri amuvandimwe w'umusore ukiri muto, ariko nawe ni inzobere mu yazana. Ahubwo yambwiye ko ngo mu bimuzanye ntabwo
ari ukotsa gusa nyine no kuzamura nyine bana ariyumva byatari ngo no kuzamura level y'abandi hasanze ati bambwiye ko ibintu ari byiza atari kuri kumva ati hari no kuzamura level ati ndabanza nk'iminsi 2 nkaguta nkamenya bimeze gute uzi no kugira ngo agaragare ni Shadibu banza reka mubatize ni Shadibu muzehe Shadibu ntabwo yikoraho twabonanye ejo rwose aranyibwira turaganira marikanyiryo nyine ukomereka byoroshye uri igifura agukomeretsa buri segonda byose itakura ariko numvise ko Sam afite na gahunda yo kuvugurura hari ahantu ruguru agatandukanya igice kimwe n'ikindi ntabwo ari kwavugurura no kuhapugrading yego puriya kuvugurura ibintu biba byaba kwa upgrading no kugira gute mu Kinyarwanda ibintu n'uri bisanzwe ari byiza ukabiteza imbere ariko kuvugurura buriya hari byanze bikunze ibintu biba bitajyanye n'igihe ubu rero agiye kongera ubwiza bwabo ahubwo ahindura uko hari hateye ni esthétique nuko noza uko ibintu bimeze wabonye ko no muri parikingi hariya parikingi iri ariko hakora uburyo bwa kinyafurika ubona ko igihe kizagira nko mu myaka ingana no hazaba hari nk'ishyamba uzajya ubona ari nko umuntu aparitse mu ishyamba ibintu bizaba biryoshye cyane ubwo panafricaniste bakunda n'abanaturaliste ubwo abantu bakunda nature bazajya baryoherwa cyane ubu paritse umeze nk'uparitse ahantu hari nature hari ibyatsi byiza byo njye naramubwiye ntari n'ibishoboka njye nuko ntigenda n'amapine 2 atarabane ubundi nagenzana nk'akadekapo nkigumira hariya singira ahandi njya nkicara hariya hari ukuntu umwuka wa kwa Sam uba wumva cyane amasaha yo kumanywa nuko aka kazi kacu gatuma umuntu atabona umwanya wo kusohoka ku manywa cyane ku manywa amasaha ya kare hariya niho baryoshye hari umuyaga utamenya ahantu mwiza cyane hariya najya ntegekanya hariya kuri parikingi muhafungure harangare nicare nyine nk'undi mukire wese hari abantu bashobora kwifuza no kuhakorera anniversaire byashoboka yego kwaro wabimbaje ubushize ngo atuye Nyarubaka muri Kamonyi Nyarubaka ni n'umurenge hari wo muri Kamonyi yanjye niho izabera mu kwa 12 niho muzayikorera kiti mushisho ndona hari yamwenyuye uri uko nakunda amafaranga uri yavuze ati wabona bizasaba contribution ntayo ni kofi ya Primo gusa narumva ibyo bintu byo ko anyways kwa Sam rero mwashobora kwanyarukira 0783 93669 Sam Sauna ni hariya munsi y'urusengero rwa Pefa Igikondo Ive General Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe w'u Burundi yarezwe icyaha gishya cyo kugerageza kwivugana President Ndayishimiye bitangira uru rubanza rutangira cyangwa Bunyoni cyagiye yari yaburi birengero bataramuta muri yombi nibwo nakoze ikiganiro mvuga ngo gake bizagenda bigaragara ko Bunyoni ari kuzira duel na perezida ndetse ko ibyo byaha bindi avugwaho bizaba bito kurenza kutumvikana na perezida nabishingiraga kuri experience yo kureba uko muri aka karere bigenda iyo perezida ushatse ko urutugu rwawe n'urwe bireshya by'umwihariko aba perezida babazwi mu gisirikare atari abasivili none ukagerageza kumuzanaho urutugu rubyimbye nawe ufitanye isano n'igisirikare buriya perezida w'umusirikare cyangwa kibayemo umubyimbije hagatuza uri umusivili ashobora kugutorera akavuga ati buriya rero iyi ni nka yambe bayanyweye viagara igasoka mu mwobo ikubita ku munwa tu ipusi irihe ngo nyirongore buriya niriya pusi nta kibazo yari ifitanye niriya mbeba ikibazo cyaje gukomera ari uko imbeba nyuma yo kunywa viagara irengeje iti buriya iriya pusi onyifatira ndanayitera inda ubundi pusi yarabyumvaga yatuje ariko imbeba irengeje itaho onyifatira ndanayitera inda pusi iravuga uti kuva kera nabaho noneho uyu munsi biranze reka n'ubundi nkora uko nakabaye nkora rero aba perezida by'umwihariko ndavuga Neva Bunyoni yari umuntu wari ukomeye uri Burundi bamwita Mutama kabiri yabaye Mutama kabiri kuri perezida nyakwigendera Pierre Nkurunziza ku rwego ari we bafataga nk'umusuccesseur wa Pierre Nkurunziza numéro 2 ibyo byari bisobanuye iki atari Nkurunziza ninjye uko iminsi ishira Bunyoni yarushagaho gutumbagira no kuremera no kugira ingufu bamwe bari batangiye kujya bashyira hafi ya même pied d'égalité n'ingufu za perezida
ubundi biba byabaye ikibazo uri perezida w'igihugu hakaba ari undi muntu ufite ingufu banatinyuka kugereranya n'izawe, ibibazo biba byatangiye kuvuka. Birangiye mu buryo busa nk'ubutunguranye, ahubwo ngiye numva byaba ari byiza, biba ari ikibazo. byaba ari byiza kuko biba bigaragara ko perezida aramutse adahari waba uhari. Oya, akiri ku butegetsi bashobora kureba bati nibyo murumuna w'umusaza naba ari umusaza, ariko ntibavuge ngo muranganye imyaka, bagereranye imyaka mutari impanga. Bashobora kuvuga bati yaziba icyuho cye, ariko ntibakwiriye kuba bavuga ngo ibyo akora nawe yabikora. Bakwiriye kuba bakubonamo ubushobozi bw'uko uhawe pawo nk'izo afite wakora nk'ibyo akora, ariko babaye bakubonamo ingufu nk'izo afite kandi bafite pawo udafite, ni ikimenyetso cy'uko wakora ibimurenze. Biba ari ibyago rero icyo gihe kuri wowe. Ubundi muri 48 laws of power, Robert Greene intuza ya mbere, article ya mbere abwira abantu ngo never outshine the master. Shobuja niyo yaba ari ikigoryi, niyo nta bwenge yaba afite, uba ugomba kumwereka akazi ubwenge, ukanamugisha inama, ukanamukonsulita, kandi ntuzagire na rimwe uzamura agatuza imbere ye. Sibyo? Rero muri ibyo bihe Bunyoni yaratunguwe, atungurwa no kubona bibe no mu ishyaka CNDD-FDD yabereye umunyamabanga, ngira ngo sinibuka titire yari afite, ntibamudezinye nk'uzasimbura Nkurunziza, kuko Nkurunziza yaramaze gutungurana nyuma yo gusoza manda ya gatatu itaravugwagaho rumwe. N'imyigaragambyo yakuruye yego batekere none itegeko nshinga n'ingingo zimubuza kwiyamamaza ibikurikiro zaravuyeho. Nkurunziza aratungurana ati sinziyamamaza. Abantu bati wow, batangira gushepinga inzira zizamugumisha ku ngufu atakiri ku butegetsi n'ubundi Burundi, nubwo urupfu rwaje kumwiba akiri muto. Bunyoni uri kumva nk'umuntu wamaze iyo myaka yose bamubwira mutamade, hanyuma yakabaye yitekereza nk'umusimbura Nkurunziza, hanyuma akanumva ko nyine Nkurunziza atazaniyamamaza. Yego, yamaze kumenya ayo makuru, abona muri CNDD ntabwo ari we bagennye, abona Nkurunziza ntari kumutegura. Noneho haje umuntu utarigeze aba no ku rwego rumwe n'urwa Bunyoni mu kuremera mu Burundi, kuko Bunyoni yatunze ipeti muri aka karere, nta wundi muntu uraritunga rihawe n'undi utari uryihawe, ni mareshali. Muri aka karere twatunze aba mareshali babiri, ngira ngo niba ntibeshye, ni Mobutu na Idi Amin Dada, kandi abo baga bayihaye. Sibyo? Bunyoni Pierre Nkurunziza wari perezida amugize mareshali, none ntabwo ariyo bateganya nk'umusimbura, akajinya n'akajinya rigatangira. Ariko icyo nkundira abantu mu nzego z'umutekano ahantu batandukanira natwe mu gisivile, discipline ya bibiri maximum. Ariko nanone ntibikora ko nabo ari abantu baratangira biranga, batangira kugongana. Akaba Bunyoni uzwi mu mafaranga, uzwi no muri aferi nyinshi ziremereye. Birangiye rero batangiye kutumvikana, iherezo rya Bunyoni twaribonye. Perezida Neva ni mu kwa 12 umwaka wabanjirije uyu, ari kuvuga ati ariko mu kwa 12 cyangwa ni mu kwa 9, ari kuvuga ati hari abantu hano bigize utumana ati kandi nta bihanga bibiri mu nkoni imwe. Sinzi imbiyo speech yore ikurikiye, ndayibuka cyane. Hashize amezi 2 tubona umugabo aba Yerimoje avanywe mu nshingano, kandi ubwo nabwo na nyuma y'ubutegetsi bwa Nkurunziza hari mu kwa 9. Nabwo yari yagaragajwe, hari mu kwa 9 nyine ngo 2022. Yego, yari yagaragara, nabwo yari umuntu ukomeye, ngira ngo kwanze nta nubwo ngira ngo yari umuntu n'ubundi wa kabiri ukomeye nyuma ya perezida. Abavanywe mu nshingano, ariko barabanza bamuhereza akanya gato ko guhumeka, nubwo akiva mu nshingano umuntu wese byamubonekeraga ko iherezo rye rigeze. Yego, atangira kubura, baramushakishije basanga ari mu bwihisho nka Rurambabo n'abandi bagiye bavanwa mu bwihisho, arafunzwe. Ibyaha bigenda bihinduka byiyongera. Uyu munsi mu byaha ashinjwa urasangamo 2 byegereye umukuru w'igihugu, kandi kwa Kesaswa nibyo bizaza hejuru y'ibindi. Ubwo igisigaye no kureba azabirokoka cyangwa ntazabirokoka. Guillaume Bunyoni arasaba kurekurwa akaburana ari hanze. Ntabwo bishoboka. Aravuga ko sentare itahaye agaciro gakwiye urupapuro yandikiwe n'umuganga wa leta rwerekana ko indwara ya diabete yo mu bwoko bwa 2 igeze kure, kandi ko imiti ariko ataco igishobora kumumarira. Ubwo ndabwira abarundi aremera gutanga ingwate y'amafaranga miliyoni 300, hiyongera ko kandi ayandi matungo ye yafatiriwe, ingingo ngenderwa ko yo gufatwa nk'umwere. Ubwo nimwe tuvuga presumption of innocence.
nayo ku rukiko rutari kwiha agaciro. Ngizi ingingo 3 avuga ko zikwiye gutuma aburana ari hanze. Mu buryo bw'amategeko ntabwo ndi ujye kuvuga ngo arabikwiriye cyangwa ntabikwiriye, ariko nkurikije experience y'ibyo nzi muri Afrika no mu isi ya politike muri rusange biragoye. Afite amahirwe ari hafi ya 0.005 kuba ibyo asaba yabihabwa. Ni Bunyoni nkubwira ngo ni umuntu ukomeye mu buryo bw'igisirikare n'igipolisi hariya. Mu gihugu kiri mu bihugu bya mbere muri Afrika bizwimo kudeta nyinshi. Mu gihugu tutararenga ukwezi n'ubundi havuzwe ipfuba rya kudeta. Mu gihugu bizwi neza ko atari na Bunyoni gusa mu bakomeye baho utaremeraga perezida Neva, n'uyu munsi hashobora kuba hari n'abandi. Ari nayo mpamvu ubona amazi iminsi agira impinduka, akubita avana mu nzira, avana mu nzira. Umuntu kumusohora rero akajya hanze hagamije kwivuza, ejo ushobora kugira uko ukabona aratorotse cyangwa aratorokeshejwe. Uri umutegetsi uri ku butegetsi z'uburemere bw'uwo muntu, ntabwo hatuma asohoka, sibyo? Ushobora kugira gutya ejo akazi igihuhusi kimusanga hanze kikamwica. Buriya muri gereza umuntu abarinzwe kurenza hanze. Ku butegetsi bwawe hazabazwa yuko uwo muntu yapfuye. Uvuze muri gereza umuntu abarinzwe kurenza hanze, ko urumva ari byo bibe? Waruzi ko umuntu Bunyoni uzahana muri gereza umuntu uburinzwe kurenza hanze ni umuntu ukekaho icyaha gikomeye ushobora kugirwa nabi mu gihe yabarekuwe. Reka da, ntabwo ari ibyo. Muri gereza ubwayo imiterere ya gereza ni uburinzi, sibyo? Imiterere yayo wakwifuza kujyayo? Oya, wibigira pasi. Nese niba uburinzwe kurenza hanze, oya. Uzi gereza ikintu cya mbere yaka umuntu ni ikintu cyitwa freedom. Nigeze nkubwira se ko muri gereza umuntu aba afite freedom. Gereza ikintu cya mbere yaka abantu ni freedom. Kandi freedom nibwo butunzi bwa mbere umuntu atunga ku isi. Ubwo baba bukwatse. Ariko mu buryo bwo kuba wakicwa n'uwari wese ushaka kukwica, muri gereza aho ngaho ntabwo ari burumwe. Icya kabiri, Bunyoni ni umuntu bafasha ahantu hari yafungiye abantu barenga 90 hafungirwa wenyine. Mu mpamvu zo tightening umutekano we, ntabwo mbyita umutekano we gusa, nyine no kumubuza kuba yatoroka cyangwa se yagira n'indi si yindi bahura. Atazagera no mugirira nabi kitirirwa ubutegetsi. Uwo muntu rero kumusohora hanze ashobora gutoroka, yatorokeshwa, yakinfluencing ibindi bintu bihari, yazamura amarangamutima atandukanye, abamukunda n'abamwanga. Bunyoni buri utanagira ngo utanumva ngo arakomeye gutyo ngo ugire ngo Burundi abarundi bose baramukunda. Oya, hari benshi bamushinja kwishyira hejuru no kwiyemera cyane bijyanye n'ubutunzi bwinshi afite n'ingufu yari afite. Uwo muntu rero kumbwira ngo uramurekuye ngo nuko bakubwira ko diabete ya kabiri imeze nabi, shawo mu perezida ntabwo mumenyereye muri Afrika byakorwa ku butegetsi bwe, no ku muntu umenasa umutekano we. Ntabwo abomba amenyereye muri Afrika, biragoye. Hanyuma Yves, tugiye mu rubanza rwo rwabaye uyu munsi, narindimo mbibona kuri BBC. Ubushinjacyaha buvuga ko urukiko rudakwiye guha agaciro ibyo byose twavugaga Bunyoni avuga, ahubwo kuko uyu muntu nyine ashinjwa ibyaha bikomeye bishobora kurenza igihano cy'imyaka 20 yo gufungwa, kandi ko aramutse anarekuwe iyo diabete avuga atakizwa no kwirekuwe, ahubwo izakizwa nuko ahinduriwe umuti n'umuganga, bityo ko ashobora kuwuhindurirwa akanywera aho ari. Ukuri guhari nuko arekuwe bakamureka akidegemvya, yavuzwa neza kurenza muri gereza. Gereza nta gereza nzi nimwe ifite ubuvuzi bwiza nk'ubwo hanze ya gereza. Ibyo byabisobanuye ko yabona ubuvuzi bwiza kurenza muri gereza. Ahubwo ndibaza izo ntwara zifitiwe. Izo ntwara zifitiwe. Ntabwo ibyo mbyiteze. None Yves, umukanya mbwiye ko ibyaha byo bizajya bigenda bihindagurika. Bishobora ubwo ikintu cyagezeho bashobora ko bageze ku gasongero k'igikomeye kurusha ibindi. Ni na mpamvu ubushinjacyaha bwavuze ngo ntakwiye kurekurwa ku mpamvu yuko ari umuntu washatse kugandagura. Niko kugirira nawe umukuru w'igihugu, kwica, kwivugana. Niko mu Burundi babyita kugandagura umukuru w'igihugu. Yves, urabona iki cyaha kuba kigiyeho by'ubwabyo birashimangira iki mu rubanza rwa Bunyoni? Birashimangira ko atazigera arekurwa cyangwa ko azakatirwa byanze bikunze. Ntabwo ndi umucamanza, ariko kubona adakatiwe nibyo byabigitangaza. Kuvuga ngo abaye umwere ku butegetsi bwa Neva biragoye, kiretse ubutegetsi buhindutse ejo mu gitondo
nkoze urashinjwa kugerageza kwica perezida uri ku butegetsi se ukaba umwere none izo nkiko ni wowe uzishyiraho ubwo abantu ndabizi babandi batukana ruri buza gatukana ngo inkiko ngo zirigenga ngo perezida ntahahurira n'inkiko bitangira gutya nka kwihorera turi muri Afurika shefu kwibeshya ngo urashinjwa kugirira nabi perezida warangiza ngo ukeneye kuba umwere noneho binazwi neza mu buryo mwahanganaga wowe nawe bizwa agapingane hagati yawe nawe kugera naho noneho umugore wawe akora penaliti mu masengesho akavuga uburyo Imana ishaka kukudutsa ikagenda ikuzamura mu ntera wungirije perezida asira kudutsa ikujyana ufite ipeti rirutiye ayandi yose ari mu gihugu iri kudutsa ikujyana he urava kuri Marshal Bendi ni wowe wungirije perezida mu mitegekere isanzwe Imana irakudutsa ikujyana he warangiza ntabwo byashoboka niyo baba bakimubeshyera icyo ntabwo wambwira ko yakibeshyerwa perezida atabizi ntibishoboka niyo mpamvu ibyo byo kuba umwere no gufungurwa ntabibona ahubwo ikiba gisigaye no kwibaza ngo iyo myaka 20 itegeko riteganya kuzamura azakatirwa mike kuri yo nahikatirwa yo azayimara kiri muzima mu buroko cyangwa zizahindura imirishyo ejo hazo undi mu perezida mufungure nuko muri Afurika bigenda cyangwa nyuma perezida c'inkoni zamba avuga ati ndakubabariye twararuhanye nibyo aba ari ibintu byinshi bitandukanye. Hanyuma Yves reka tugaruke gato muri politike y'u Burundi wakomeje kuvuga ko ari umuntu uri influential uyu Marshal Guillaume Bunyoni yego hanyuma niba ari umuntu uri influential ntibishobora gucamo kabiri one ishyaka riri ku butegetsi kubera ko no mu ishyaka agomba kuba ari umuntu uri influential simbizi cyane CNDD-FDD icya kabiri bigacamo kabiri igisirikare cyangwa igipolisi nabyo ni rimwe mu nzego z'umutekano ko naho niba ari umuntu influential icya gatatu bikabyacamo kabiri abanyagihugu kubera ko arashobora kuba bumva bashyigikiye filozofi na politike yo kurenza uko bashyigikira ya president. Ubundi rimwe na rimwe kizatuma usanga umuntu ashinjwa ibyaha bikomeye biri byo cyangwa bamubeshyera cyangwa bakagira amabi bashyira hanze kandi bikozwe n'ubutegetsi aba ari kugabanya ibyo bice byose by'abashobora kukugirira impuhwe. Buri uzitondere kubona umuntu ari gushinjwa ibintu byose rimwe na rimwe ataranabikoze haba hagamijwe nyine kugabanya umubare w'abakugirira impuhwe. Cya kabiri abantu uburyo duteye abenshi beta bareba inyungu zabo muri ibyo bareba ninde iyi nkota ihari ninde uyifashe urwubati nyiri inkota bakahita basanga perezida nyine niwe uza kwiringirwa kuko niwe ufashe urwubati rw'inkota abo bakaba baragiye bake bashobora gusigara rero ubwo ariko tunibutsa ko harimo n'abatamukunda nibo bashobora kuba bari inyuma n'ubundi y'ibindi bikorwa byari bihari nabyo bitumvaga umukuru w'igihugu kandi wabonye uburyo ageze kurakora isuku ntiwabyitegereje se General Neva ntamaze iminsi akora isuku mu butegetsi Burundi yego iyo suku rero abamaze igihe akora ishobora no kugenda n'ubundi yigizayo abantu bashyigikiye Bunyoni kandi for information ntabwo Bunyoni ari kuburana wenyine hari abandi bantu nawe bakekwa mu bintu byenda gusa bari kumwe nawe abo among those harimo abantu who were like his right hand ntabwo biba byoroshye harimo witwa Samuel Destin Mfumukeko yego abantu Samuel Destin Mfumukeko baramuzi yafunganywe na kandi urimo Desire Uwamahoro wahoze ari umuntu ukomeye mu gipolisi cy'u Burundi harimo abantu batandatu bafunganywe nabo bakomeye n'ibyo ngibyo nibyo abo ngabo ari abambere isuku yahereyeho bizanakomeza n'abandi gutyo byiza buriya muri politike wirinda kuba umuntu w'umuntu ukaba umuntu w'igihugu cyangwa se umuntu wa systeme biraruta kuko iyo umuntu ejo haje se rwakiri kamugurutsa nta mababa hari ugira amahirwe yuko uza kurokoka ugasigara iyo haje umwuzure ejo ubutaka bugakamuka hari ugira amahirwe kusigara ariko iyo abaye umuntu gusa yagize iherezo nturokoka niyo mpamvu bazakubwira ngo politike kuba uburyo bwiza bwo kuyibamo no kuzirikana ko ari umuriro kandi ukomeye cyane ukirinda kuyegera cyane utababuka ukirinda no kujya kure cyane uticwa n'imbeho ubundi ukomeza ucanga izindi karita ubwo rero ugize ibyago noneho wamurira ukaba umuntu ukaba wegereye cyane urashya iyo bawuzimije bakicanira iwabo ntibashobora kukotesha wicwa n'imbeho ni nk'ibyo rero
ya Ive reka dusoreze ahangaha mu Burundi amakuru yacu tuzakomeza kugenda tuyakurikirana nk'ibisanzwe. We nikunda kumbwira ngo igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda ni ibihugu bimwe. Yego. Ati wenda igihinduka nuko ari uko bamwe bari hakurya y'Akanyaru abandi bakaba hakurya y'umupaka w'abakorona, ariko mu mutwe no mu myitwarire no mu mibanire igihugu ni kimwe. Mbona turi bamwe nyine twatandukanyijwe n'izo za politike zitandukanye zatumye bamwe bagira ino mico abandi ntibayigire bijyanye na mpatsi ibihugu bari konkaho cyangwa bari konsa muri ibyo bihe, ariko simbona abarundi n'abanyarwanda ari abantu batandukanye, turi bamwe rwose ku rwego rimwe. Ikire n'ibikunda bazashyireho ikiraro hejuru y'Akanyaru n'indi mipaka. Ibyo bintu by'ibipapuro kuvuga ngo umuntu agiye Gitega agiye Bujumbura mwaka ibipapuro, umuntu avuye Bujumbura Kigali mwaka ibipapuro bajugunye ku ruhande, umuntu ajya agenda yigendera gutyo gusa ntawe kubaza ngo umunyarwanda umurundi. Wenda ibyo bizahinduke, niba bizahinduka iki bibe ari ibintu biraho byaba byiza kurushaho. Ya ngoko turabasuje rabigeme abashingana y'abapfasoni n'abakenyetsi mwese tubifurize kugira ibihe byiza. Bye Ive. Bye bye. iyo habaye ibiganiro Kibanza nta namwe wacu tebuka ntawe murabibona murabizi mugaceceka. uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu Ntabwo akenshi uteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare